nakubwiye ko nge ndi umuzimu nge narapfuye ariko icyo shimira Imana nago nozayitaya enekitayi binefore zinetayi nago nonobayi nago ningaruka ku isi nge nzazuka nukuri ibibazo byose wambajije biri muri finali dusozerejeho Imana yabishyize reba nk'Imana nsa nkayo uravuga Imana mu shusho yayo indo yikurikira se kubajya bareka imikino sha Imana yasa nkanjye abari Imana nyabaki mpamvu umunyarwanda watekereje yuko umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka yabitewe n'iki ibyo bintu kugira ngo abivuge yari yakojeje agati mu ntozi ariko hari nashonje kwiriye kwiga bana wenda ubungubu amazi ntibakiyavoma kure wigeze wikorera injerekani ntayo wikoreye niyo mpamvu nawe urite dukomeze sorry mbabarira byanga amatebe nayikorera amatebe please mbabarira ukabyara hanyuma akabamo nzagusubiza muri bya bihugu byo mu burasirazuba between Tunis and Morocco. Yeah. Morocco it's your first time to visit Rwanda. It's your first time. Wigeze gusura ho Rwanda. I speak less in English. Onje musubiriramo. It's your first time you come from Rwanda. Ariko hari nashonje. Mugambiraje. Yeah. It's the first time. You see Rwanda what? I come here for tourism and visit some friends. Yeah. So Zatuta you go your country when? When I will return to my country. You go back home when? I will return 12 October. 12 October. 12 ni tariki kuri 12 mubi tabaro uziko ntari mbizi iyo nginyura ifite cyangwa ndayivuga cyangwa nuko utakundaga guseka ntabwo nyaseka n'ubundi nze mbaseka iki siko narize ko ufite inyinya wandi gatatu zifite twebwe ibyo bintu ikiganiro rero tuga dukomeze kunyinyana n'ibiganiro tubiga ruriho ako kana twari tugiye kwigira kunyinya ikiganiro tugakireka ushatse mu gihe ibyo navyo byari bibi wumvise sinzi impamvu abantu benshi bifite zanjye bagiye bapfa ariko ntako nyine ubu ni wowe nsigaje reka twigire ahubwo wapfishe benshi asigaye gupfa kiranye nawe ugiye gupfa utabaruka Angelique mutabaruka izina ryanjye ryo ngibazaho kenshi bakaje kuryama ryangire gutwaye iki iryanjye ryo gutwaye iki kwari ngi nyiraryo Jitafungo ageze mu gihugu bavuga icyongereza gusa agashaka gusobanurira umuzungu ibyiza bitatse u Rwanda yamubwira iki nubwo yamubwira ibintu bibiri namuvani you are come Nyabugogo tugira ibintu birenze nyine mu gihugu bavuga icyongereza gusa kandi ukaba ushaka kubwira umuzungu ukabisigiza bitatse igihugu turutsemo wamubwira mbere na mbere ukirebana n'umuzungu gutyo ukabona uruhu rutandukanye n'urwawe umuzungu wamubwira ngo iki kandi uri buze no kugera ku ngingo y'uko uri bumubwire ibyiza bitatse u Rwanda ukanamusobanurira ko uvuye mu Rwanda ubusunga mwani hi how are you ubona ko musuhuza yes how are you ngamwani yes mfuye mu Rwanda
ubwo ni Kinyarwanda njye ngo byasaba ko njye ndumvira mu Cyongereza ariko se buriya hariya mu Bwongereza buriya nta muntu w'umunyarwanda waba uriyo ku buryo wajya uvuga mu Kinyarwanda akabimubwira mu Cyongereza oya none se umunyarwanda ugezeyo n'umubona ariko jita nanone niyaranje nabware wallahi nyine wamubwira ngo iki ndamubwiye ngo ugezeyo umunyarwanda n'umubone ngo nanone yarongoye ariko yararongoye yararongoye nuko ushaka kurongora sha ubuzima bwiza buzakomeza ubuzima nshuti uzabubona. Ese engineer akora iki? Engineer ni umuntu ushinzwe uko bijyanye n'intuzi reka n'imibero myiza y'abana batoya. Imibero myiza y'abana batoya mugabo ararwaye ariko engineer abashinzwe imibereho myiza y'abana. Turebye filime tujye tureba filime tukuremo n'amasomo. Yambika inkoko ikariso wabikuyemo iriye somo? Isomo nabikuyemo ni uko nyine bishoboka ko inkoko yakwambara ikariso. Singapore ikaga ibintu bya materinite oya nashane bune nifite gahunda yo kwiga ibintu bijyanye no kujya niga ku mibereho myiza y'iminji. Imibereho myiza y'iminji nuko ari byo biga yego ubwo section yitwa iki imibereho myiza y'iminji no kuvuga ngo gahunda nifite kwari kugira ngo nzabyige nimara kubyiga hanyuma nyine mwarimu aratangiye kujya nyigisha ukuntu ajya ndirimbira utwana kuduhinja akana kagasinzira bana byo kuvuga ngo umwana ngo yabuze ibitotsi buriya n'ababyeyi bafite abana bakiri bato biminje nyine dushatse mwazanira n'akazi mu gihe mucoma boss yagira ukajya kuri mucoma ngajya ndirimbira abana n'abasi iminje ari kandi bakari mu k'iminje kuruhinja uruhinja rukunda lapo uruhinja rukunda ikirayi uruhinja rukunda ijyo umuntu akoresha note ya miliyoni bomba yikoze iki miliyoni mbere na mbere nagena nkahita nkora teremusi 6 teremusi kuko urumva ko njye nikundira mu kanwa namara gukora teremusi ariko datawe ariko naho twakora mu karo nano twakora mu karo baje ngo miliyoni bayigwaye wayikoze iki mbere na mbere bagwaye note ya miliyoni wayakoze iki mbere na mbere mbonye note ya miliyoni nahita mbanza nkagenda nkareba ahantu hari za teremusi nkagura teremusi enye ku buryo mu rugo iwanjye nashobora kubura igihe nako naryo kuvuga mu karo ku buryo ni kuvuga ngo njyewe yego niba ngiye mu modoka gendane mu karo teremusi yawe biri ku ruhande ahanga ndi kumwe na motari mu karo umunyonzi arantwaye mu karo ngiye mu kazi kanjye niciye ahantu wenda ndi muri lunch cyangwa se bya bora uvuga ngo hajya dina ngo ni ifunguro rya mu gitondo ari mugoroba yego ndi muri dina nyine ifunguro niba kwira ibintu bya mu gitondo nangiza nkagira gute narizo za dina zanjye hanyuma nayo nkarezaho mu karo urumva niba ndi ifunguro rya saa sita ndashyiraho mu karo nubwo byaba ari saa saba nari z'amanywa izuba ririmo rirava wallahi wabilahi ngiye nkunda mu karo wallahi kugura teremusi rero gatukurikiza iki niba kugura teremusi ni ukugura amajyane amajyane menshi ku buryo uruganda ngomba kurumbyana n'abantu bakagira ubwaka bati njye ni ukuvuga ngo ni ukugenda nkabagana nacikanwe abantu bose bafite zano z'abantu bacuruza amajyane yose bayajyane mu rugo nkabishyura